turacyari ku ijambo rivuga ngo kwizera. Kwizerera Imana mu biboneka uba wizeye ikinyoma. Niba muri wewe hajya hazamuka ishimwe kuko hari iby'Imana yakoze byinaha, uzacunge neza, ushobora gusanga ushima ikinyoma. Ntabwo ushobora gukura utonka amashereka y'iwanyu. Umwana iyo avutse agomba kurerwa kandi akarererwa havuka. Aya magambo muyumve cyane. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 24 turageza ku murongo wa 26. Nituhava turasoma undi murongo umwe uri mu rwandiko rw'Abafilipi. Pawulo yandikiye Abafilipi igice cyaho cya 4 umurongo wa 13 wonyine. Rwandiko rw'Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 13. Dusome izina rya Yesu. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari yamaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurengananywa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha, uko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubwo abanyegiputa babitse bwose, uko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Imana ishimwe. Rwandiko rw'Abafilipi igice cyaho cya 4 umurongo wa 13. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Amen. Ndasaba rero umucuranzi wa Sentizeri kugira ngo acurange mbanze ndirimbeho, ndimbira Imana nyuma tuganira ijambo ry'Imana. Nkunda kuririmbira mu njyana y'igisirimba, urebe kiza, hanyuma turirimbire Imana. Na 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 na. Indirimbo ya 94 mu ndirimbo zo gushimisha. Ubugingo bwanjye bwahindutse ukundi Yesu ubwo yangeragamo, umucyo winjiye mu mutima wanjye Yesu ubwo yangeragamo, kuva ubwo yanyinjiyemo, kuva ubwo yanyinjiyemo, yaranyuze ndishima ndamuhimbaza, kuva ubwo yanyinjiyemo. Haleluya. Kuva ubwo yanyinjiyemo, kuva ubwo yanyinjiyemo, naretse kuzerera no kuzimira, kuva ubwo yanyinjiyemo, naretse kuzerera no kuzimira, kuva ubwo yanyinjiyemo, kandi ibyaha byanjye byakuweho rwose, kuva ubwo yanyinjiyemo. Haleluya. Kuva ubwo yanyinjiyemo, kuva ubwo yanyinjiyemo, yaranyuze ndishima ndamuhimbaza, kuva ubwo yanyinjiyemo. Oh, kuva ubwo yanyinjiyemo,
kuva ubwo yanyinjiyemo, yaranyuze ndishima ndamuhimbaza, kuva ubwo yanyinjiyemo. Noneho mfite ibyiringiro nizeye Yesu uwo wanyinjiyemo, kizwe imbere mu nzira sinshidikanya, Yesu uwo wanyinjiyemo, kuva ubwo yanyinjiyemo, kuva ubwo yanyinjiyemo, yaranyuze ndishima ndamuhimbaza, kuva ubwo yanyinjiyemo, kuva ubwo yanyinjiyemo, kuva ubwo yanyinjiyemo, yaranyuze ndishima ndamuhimbaza, kuva ubwo yanyinjiyemo. Sinzatinya kunyura mu rupfu hamwe na Yesu wanyinjiyemo, kuko mbona umurwa we rurimbishijwe wa Yesu wanyinjiyemo, kuva ubwo yanyinjiyemo, kuva ubwo yanyinjiyemo, yaranyuze ndishima ndamuhimbaza, kuva ubwo yanyinjiyemo, ahi kuva ubwo yanyinjiyemo, kuva ubwo yanyinjiyemo, yaranyuze ndishima ndamuhimbaza, kuva ubwo yanyinjiyemo. Nziko nzajya kubana kuri uwo murwa na Yesu wanyinjiyemo, nicyo kizatuma njya ndirimba nshima Yesu uwo wanyinjiyemo. Nziko nzajya kubana kuri uwo murwa na Yesu wanyinjiyemo, nicyo kizatuma njya ndirimba nshima Yesu uwo wanyinjiyemo, kuva ubwo yanyinjiyemo, kuva ubwo yanyinjiyemo, yaranyuze ndishima ndamuhimbaza, kuva ubwo yanyinjiyemo. Haleluya. Yesu aheye abacuranzi umugisha, ariko haburagamo ka baze. Abantu benshi bazi ko ndakunda sembari, ariko nayo ni nziza yicuranzwe neza bidasakuza, kandi ni ukuri Imana ibaho umugisha, ibateza imbere mu buryo bw'ibikoresho, kuko birumvikana ko hano hari igitereko kitabaza, ariko hamwe no gukomeza gusenga. Kenshi Imana ikunda kutugaragariza ibyo yadusaruyemo mu mwuka, uko izi ko mu muntu habamo ubwibone. Akenshi ntikunda kubigaragaza, ariko rimwe na rimwe hari igihe ijya yishima, kandi iyo yishimye yishimira mu bantu bayo. Haleluya. N'iyo ibabaye nabwo kandi babarira mu bantu bayo. Mwampaye igihe gikwiye kandi ndagikoresha neza, ariko reka nongere ndirimbe. Ndumva ntacyo bitwaye. Ngaho ongera ucurange n'uwasembara yegere kugira ngo numvemo ka kabazi. Nkunda ko abantu bumva indirimbo ariko bakumva ubutumwa kuruta kumva umunyenga. Mwuka wera bafashe. Ongera ucurange muri ya njyana. Na 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 na. Umwa mageze
wageze kw'irembo wabambwe ku musaraba yaje kudukoranya be tubane mw'ijuru kw'irembo ubari kw'irembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kw'irembo ubari kw'irembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kw'irembo ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka agiye kutugabira kubaho kwite ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka agiye kutugabira kubaho kwite ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka agiye kutugabira kubaho kwiteka kw'irembo ubari kw'irembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kw'irembo nihaza buri ntambara ntabwo amahoro azabura keretse Yesu atembyeho urupfu n'ibyo kw'irembo ubari kw'irembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kw'irembo ubari kw'irembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kw'irembo maze mw'isi yagizwe nshya tuzahaba dusugire tudapfa kwakuye gupfa tutakibaba kw'irembo ubari kw'irembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kw'irembo ubari kw'irembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kw'irembo. Tugiye kuganira amagambo 7 aboneka muri iyi mirongo dusomye. Tugiye kuganira amagambo 7 aboneka muri iyi mirongo dusomye. Hanyuma kandi ayo magambo 7 niyo yagukora kugira ngo uhinduke umugaragu w'abandi. Kuba umugaragu w'abandi ntago byoroshye. Kuba umugaragu w'abandi ntibyigwa. Ntago nzi ko munyumvise. Kuba umugaragu w'abandi ntago byigwa. Ni impano. Ntago byigwa mu ishuri. Ushobora kujya kwiga bakakwigisha discipline. Ariko gira discipline ntago ari ukuba umugaragu. Rero iri jambo muryumve kandi musenge. Kuba umugaragu w'abandi umuntu ashobora kubyigira ariko atari we. Umuntu ashobora kwigira umugaragu, umuntu ashobora kwicisha bugufi
ariko mu by'ukuri atari byo. Bibiliya mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi gice cya 2 ku murongo wa 23 yaravuze ngo birasa naho ari iby'ubwenge. Iyo umuntu yigize ibintu bitamurimo, ubirebeye inyuma udafite amaso y'umwuka, ubona bisa naho ari iby'ubwenge. Uzasanga ayo magambo ariko avuga birasa naho ari iby'ubwenge abantu bishyiriyeho, bitashyizweho n'Imana, ngo bigira nk'abicisha bugufi. Urabyumvise noneho ko birivuga ibintu byose, bigomwa n'iby'umubiri, ngo ariko ntago bifite ubushobozi bwo kurwanya irari ry'umubiri. Urumva rero ko Imana ishimwe kuko mpawe amagambo abisobanura. Ntago guca bugufi cyangwa kuba umugaragu w'abandi ari ibintu byigwa, ni impano itangwa n'Imana. Murabisangwa muri aya magambo. Imana ibaha umugisha. Bibiliya yavuze ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahitamo kurengananywa n'ubwoko bw'Imana. Harimo ijambo ryitwa guca bugufi. Abirutisha icyubahiro yari afite, abirutisha kuba cyangwa kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Yemera kurengananywa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha ubutunzi Abanyegiputa babitse bwose, kuko yagize ihishurirwa atumbera ingororano azagororerwa. Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya ni nini cyane. Aya magambo si ubwa mbere muyumvise, ariko ndagira ngo Umwuka Wera amfashe kandi nawe agufashe, wongere wumve kandi wakire ibindi bintu bishya. Ntago tujya kure rwose y'insanganyamatsiko mufite. Ijambo rya mbere tugiye kuganiraho ni ijambo ryitwa kwizera. Kwizera ubundi ni iki? Ntabwo twavuga kwizera mu magambo yacu, n'ubundi turabaza Bibiliya. Ibyanditswe byera bisobanurwa n'ibyanditswe byera bindi, iby'umwuka bisobanurwa n'iby'umwuka bindi. Rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11 umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose. Ijambo rwose ni ukuvuga ngo byuzuye. Ni ukuba ufite ubumenyi bwuzuye ikintu. Ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba. Kandi uko kwizera ngo niko kuduhamiriza ko ibyo tutabona biriho. Uwiteka ahimbaza. Kwizera ntabwo kwigwa. Nta muntu ushobora guhagarara imbere ngo akwigishe kwizera. Cyakora kwizera turakuganira. Kuganiraho binyuze mu ijambo ry'Imana, hanyuma mu bushake bw'Imana, uko Imana ikora uko ishatse, yarangiza ikaba yaguha uko kwizera. Kuko kwizera ni impano. Mu mpano 9 ziri mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12 uhereye ku murongo wa 8 ukageza ku 10, muzahasangamo ngo umwe aheshwa n'uwo mwuka ijambo kwizera. Kwizera rero ni impano. Hari n'ahandi muzasanga kwizera ari intwaro. Rero kwizera ntikwigwa. Ntago wakwiga guhanura, ntago wakwiga kwizera. Mushaka ko tuganira ijambo ry'Imana, bizi ko mwumva. Imana ibaho umugisha. Rero simvuze ngo umuntu naza akababwira ngo nje kubigisha ku kwizera bizabatere gupinga. Muzajye mwumva ibyo ababwira, ariko mumenye ko kwizera kutigwa, kutanigishwa, icyakora kurarerwa kukanakura. Rwandiko Pawulo yanditse yandikira Abaroma igice cyaho cya 10 ku murongo wa 10 yaravuze ngo dore kwizera guheshwa no kumva ijambo ry'Imana. Umurongo wa 17 muri icyo gice
aravuga ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, hanyuma yakwatuza akanwa ke ko Yesu Kristo ari umwami akaba arakijijwe. Hanyuma rero kwizera kwinjizwa n'ijambo ry'Imana iri muriho mwumva. Kwizera kuba mu bice bibiri. Hari ukwizera ko mu bitekerezo, kuba warumvise inkuru za Yesu ukabyiga, byo biga hano hanze mu mateoloji atandukanye, mahugurwa ya Bibiliya. Biriya ni amahugurwa, ntago ari ukwiga kuko Imana ntiyigwa. Yesu ashimwe. Ukwizera rero ko mu gice cya mbere ni ukwizera ko mu bitekerezo, kubuza ibintu, warumvise ibintu ariko bitagira icyo bigukoraho. Ushobora kwiga kurwana ariko nturwane, si byo se? Ushobora kwiga imibare ariko ntuyikore, ariko biba bikurimo warabyize. Ko kwizera rero ntacyo kumara. Kwizera kwa kabiri ni ukwizera guheshwa no kumva ijambo ry'Imana. Urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 10 igice cya 4 ku murongo wa 12 haravuga ngo ijambo ry'Imana ni rizima, ngo rifite imbaraga, ngo rirusha inkota zose ubugi, ngo kuko ngo rifite ubushobozi bwo gutandukanya umwuka n'ubugingo, ngo ingingo ndetse n'imisokoro, ngo kandi ririhuta cyane, ngo rikagenzura ibyo umuntu yibwira kandi agatekereza, ko nta kintu na kimwe kitagaragara nk'icyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Haleluya. Kwizera rero kugira umumaro ni ukwizera kwinjizwa n'ijambo ry'Imana rikinjira mu mutima, hanyuma ryarangiza rikakubyara, rikabyara ibitekerezo byawe, rikabyara amarangamutima yawe, rikabyara amahitamo yawe, ukabuhindutse icyaremwe gishya. Kwizera nyako ni ukwizera kuguhindurira kuba icyaremwe gishya, ubyawe n'ijambo ry'Imana. Harumvikanye neza? Hanyuma rero muri kino gihe abantu benshi, wenda naha wasanga barimo, bizerera Imana mu biboneka. Bizerera Imana mu biboneka ariko si byo. Muntega amatwi, birabujijwe kureba ku ruhande ndiho mvuga. Ko sindi hano kuvuga ubusa, nta jambo riba rikwiye kugwa hasi. Umuntu wese, yaba uri hano n'utari hano, uvuga ko ari umukristo yizera Imana, mwahoze mutera korasi ivuga ngo turi ku mugongo w'Imana, biranditse muri Bibiliya, akaba yizereye Imana mu biboneka, yizeye ikinyoma. Ntabwo twizerera Imana mu biboneka, kuko Imana ntingana n'amafaranga, ntingana n'amashuri muri kwiga, ntingana n'amanota. Wasanga hari umuntu waje hano mu iteraniro avuga ati reka njye gusenga Imana, wenda Imana izampa gutsinda. Birashoboka, ariko Imana ntingana n'amanota. Kandi mbonereho kubahumuriza, nimukiranuka Imana izabaha kudomina abapagani. Ega byose Bibiliya irabivuga. Nimusoma igitabo cya Daniyeli, muzasanga ko Daniyeli, Mishayeli, Azariya na Ananiya bize imyaka 3 hano mwiginga he hari. Murumva ko ni bimwe. Ni bimwe. Ngo bize imyaka 3 bigana n'abapagani b'i Babuloni, bigana n'abarozi, bigana n'abapfumu, bigana n'abacunyi n'abakarudaya, bigishwa kuroga. Ubu hari ibintu ndi bwitangire kubabwira kubera yuko kuganira n'abantu baremerewe n'inyuguti biragora. Mbibongorere ntimuzabivuga. Ubundi ndaza kubivuga. Ndaza kubivuga. Ngo barabadomina mu gihe cya graduation, ngo bari bafite ubwenge bukubye inkubwe 10 ubwabi Babuloni. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nabyo ntacyo. Ariko ntukaze gusenga ngo kugira ngo Imana iguhe. Ntukizerere Imana mu byiguha. Nagira ngo mbabwire ko rero ntabwo twizeye Imana kuko iduha ibiboneka by'inaha. Umwami Yesu yarabivuze, aravuga ngo mwe kwishuka ubwinshi bw'ubutunzi umuntu afite sibwo bumuhesha ubugingo. Ubugingo ni ikinege. Kandi n'Imana yaravuze ngo mwangereranya nande, mwamwanya nande, niyo yonyine iba mu mucyo utegerwa, higira ikigereranwa nayo,
Pawulo ageze muri Atenayi ngo yasanze bakabije kwibanda ku by'idini, aravuga ngo Imana ntabwo mukwiriye kwitekereza nk'ifeza cyangwa izahabu. Ni umuremyi w'ibintu byose, ni umuyobozi w'ibintu byose, niyo yonyine ifite kudapfa. Ntabwo mukwiriye kuyigereranya n'amafaranga ashira, mwami Yesu. Ntimukwiriye kuyigereranya na diplome upfa bakayishwanyura, ko mutanyumvise. Ntabwo ukwiriye kuyigereranya na fiance, ntabwo ukwiriye kuyigereranya n'amafaranga, niyo yonyine iba mu mucyo utegerwa, Uwiteka ahimbaza. Iryo jambo muraryumvise neza? Umuntu wizereye Imana mu biboneka yizeye ikinyoma. Ntabwo nshaka gutambuka kuri iri jambo. Umwanditsi wa Zaburi ya 31 ku murongo wa 20 yaravuze ngo kugira neza k'Uwiteka ni kwinshi. Reka mbigereranye n'isahani abantu bose bo mu isi bariraho. Abantu bose bo mu isi, baba bakijijwe n'abadakijijwe, bose barira mu kugira neza k'Uwiteka. Ariko uyu mwanditsi yaravuze ngo harimo ibice bibiri, ngo hari uko Imana yabikiye abantu bayubaha, harimo n'ikindi gice ngo cy'ibyikorerera bayihungiraho mu maso y'abantu. Urumva hari abantu bubaha Imana muri iri teraniro, ariko hari n'abaje bahungiye ku Mana. Hora wumve rero, twese turira kuri iyo sahani, kuko Imana ivubira imvura babi ndetse n'abeza. Yesaya hanura ntatuzi, Isirayeli ntatwemera, ngo ariko Imana ni data wa twese, ni Imana y'ibifite imibiri byose. Haleluya. Hanyuma rero muri uku kugira neza k'Uwiteka tubonye ko hari iby'Imana yabikiye abayubaha. Ababubaha Imana ntago bayubahishwa n'ibiboneka, babibona batabibona, bakwiga bagatsinda, bakwiga ntibatsinde. Mubwire ngo birashoboka nabyo. Turi kuganira nk'abapantekote, ntago ndi professeur ubigisha ubwenge bw'isi, ndiho ndabigisha ubwenge bwo mu ijuru. Ubwenge bwo mu ijuru. Kandi Imana ibaho umugisha, gishimye cyane. Yakobo, ubwenge bwo mu ijuru. Yakobo urwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya 3 ku murongo wa 13 kugeza 17 yagaragaje ubwenge mu bice bine. Murahari? Yaravuze ngo ninde muri mwebwe w'umunyabwenge kandi akaba umuhanga, ngo niyerekanishe imirimo myiza, ingeso ze nziza, afite ubugwaneza n'ubwenge. Aravuga ngo ariko niba muri mwebwe harimo amakimbirane akaze n'intonganya, ngo ntimukabyiratane ngo mubeshere ukuri, ngo kuko ubwo si bwo bwenge bumanuka buva mu ijuru. Aravuga ngo irya mbere ni ubwenge bw'isi. Ubwenge bw'isi bukorana na ekonomi ndetse na politiki. Nibyo nikenze kubabwira, kubera yuko hari abantu nyine baba batabyumva neza, ariko nukurikirana neza ukomeje gusenga uzasanga politiki na ekonomi fondasiyo yabyo ari ikinyoma. Matayo 28 uhereye ku murongo wa 11 ukageza 13 muzasanga umwami Yesu amaze kuzuka, abari bahawe akazi ko kurinda nk'uko babitojwe. Bari hawe mission ivuga ngo murinde kugira ngo abigishwa bataza bakamwiba, bakabeshya ko yazutse, kugwa kwa nyuma kukarusha kwa mbere. Ariko umwami Yesu yarazutse. Barabibona kuko ngo umwami Yesu ndanezerewe, kuko ngo mu museke marayika uvuye mu ijuru yaraje ngo habaho igishyitsi cyinshi, habaho umucyo mwinshi, ngo abirindura igitare cyari ku munwa w'imva. Imana ishimwe, ndanezerewe. Haleluya. Mucuranza ari hafi ndumva igitero kimwe cy'indirimbo kije ngo nuko, haleluya haleluya, ngo nuko Yesu arazuka. Amaze kuzuka, abari bahawe akazi ko kurinda ngo bagwa igihumura, birumvikana babonye ukuri. Sinshaka kuvuga byinshi, twihute. Bajya gutanga amakuru y'ibyo babonye. Baravuga ngo wa wundi mwishe mukamubamba mukamushyingura yazutse. Barabamama baravuga ati muceceke. Ababamamye ni politike ndetse n'ikinyoma. Imana ifashe mu nyumve cyane. Ni politike n'ikinyoma. Turiho turarwana n'ikinyoma, kandi ikinyoma gifite abagitoje, gifite abamisiyoneri, gifite abigisha, gifite n'amafaranga menshi. Ariko byanze bikunze ukuri kuzatsinda ikinyoma. Babagezeho barababwira ngo ntimukajye muvuga yuko yazutse, mujye muvuga ko ngo abigishwa baje musinziriye. Abantu batojwe baje musinziriye, baramwiba, turabaha ifeza. Urumva ko ikinyoma gifite ifeza,
politike n'ikinyoma bifite ifeza. Turi kuganira nk'abapantekote kandi ndishimye umwuka wera ndumva ko imirimo ikomeye. Turi kuvuga ubwenge buva he n'ijuru. Hanyuma barababwira ngo muzajye muvuga ko atazutse bamwibye, hanyuma umutegeka mukuru nababaza tuzamwemeza, hanyuma tumubakize. Ngo nuko biyakirira ifeza, bamamaza iyo nkuru y'ikinyoma, byamamara hose mu Bayuda na bugingo n'ubu ko Yesu atazutse. Hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo barungurutse mumva. Yesu ubwo yamaraga kuzuka mumva, hanyuma yagiye mw'ijuru. Tuzanezerwa cyane mw'ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mw'ijuru. Sinshaka gukorera abami babiri, ni nko gukunda isi n'ijuru. Hariho abakunda ubutunzi bwo mw'isi, bakaburutisha ijuru. Tuzanezerwa cyane mw'ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo. Ngo irya mbere ni ubwenge bw'isi. Ngo murabusobanukiwe? Ibyo mwiga hano ni ubwenge bw'isi. Irya kabiri ngo ni ubwenge bw'inyamaswa. Ugiye kureba ibyo abantu bariho bakora hano hanze, nibaza ni umuntu ubikoze cyangwa ni inyamaswa. Ukareba ukabona si inyamaswa, ariko nanone ukabona si umuntu. Yego? Aravuga ngo gatatu ngo ni ubwenge bw'abadayimoni. Ibi byo murabyumva cyane. Iyo ubona tugeze mu gihe umuhungu akubwira ati rwose natewe n'umwuka ntazi, Imana imbabarire, sindarikira abakobwa ahubwo ndarikira umuhungu mugenzi wanjye, usanga ari umwuka w'abadayimoni. Ni ubwenge bw'abadayimoni bukomoka i Sodomo n'i Gomora, ari wo mwuka w'ubutinganyi. Birumvikana neza. Hanyuma aravuga ngo kuko aho intonganya ziri ari naho kuvurungana kuba, ngo ariko ubwenge bumanuka buva mu ijuru. Ubwo irya mbere kurikira ngo n'ubw'ineza, irya kabiri n'ubw'amahoro, irya gatatu bwemera kugirwa inama, bwuzuye gukiranuka n'imbuto nziza, ntiburobanura ku butoni, yego, ngo kandi ntibugira uburyarya. Ngubwo ubwenge bumanuka buva hehe? Duhereze umwami icyubahiro. Rero muriho muriga ubwenge bw'isi. Imana ishobora kubikoresha kugira ngo ibaho umugisha, ibaho umukati w'inaha. Ariko niba turi abapantekote, turi abakristo, tugomba kuganira ku bwenge bumanuka buva he mw'ijuru. Harimo ijambo rimwe rikomeye ngo bwemera kugirwa inama. Imana ibaho umugisha. Nkomeze muri gufashwa. Hanyuma rero tubonye ko hari abantu bubaha Imana, yabaha itabaha, barayubaha barayizera. Urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 13 haravuga ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyinaha. Sinabyo barebaga, ahubwo hari ibyasezeranijwe bitagaragara, amaso y'umubiri ntabibona. Muri wa 40 mu Gakiza yararimbye aravuga ngo iyo ndebe sheju kwizera nezererwa mukiza wanjye, mbona ubutunzi bwinshi cyane bufitwe na datuhoraho. Haleluya, ndanezerewe kuko anyobora iminsi yose. Iyo mfite intege nke cyane ambumbatiza amaboko ye. Haleluya. Aba bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, kuko bari bafite amaso y'umwuka bakabireba bikiri kure, bakabyishimira, bakavuga ngo turi abashyitsi, turi n'abimukira. Kandi abavuga gutyo baragaragaza ko bafite gakondo iruta igihugu bavuyemo.
ngo iyo baba barakumbuye, iyo bavuye baba barabonye uburyo. Ngo ariko Imana nayo ngo ntikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye igihugu. Muririmbyi wa 76 mu ndirimbo z'agakiza yararirimbye avuga ngo nitwizera tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru, kandi yo ni nkuru nziza ntabizatugerageza. Turi hafi yo guhurira mu ijuru. Turi hafi yo guhurira mu ijuru. Turacyari ku ijambo rivuga ngo kwizera. Kwizerera Imana mu biboneka uba wizeye ikinyoma. Niba muri wewe hajya hazamuka ishimwe kuko hari iby'Imana yakoze byinaha, uzacunge neza, ushobora gusanga ushima ikinyoma. Ndashaka gusubiramo neza ngo mubyumve. Iyo hari ikintu Imana yakoze tuba tugomba gushimira, ariko ntabwo dushimira nkaho igihe itabikoze tutashima. Umva ijambo rivuga. Urwandiko rw'Abatesalonike rwa mbere igice cya 5 ku murongo wa 18 haravuga ngo mubibaho byose. Ubwo si bibaho byose nibi, yaba yabikoze byinaha itanabikoze, ikeneye ishimwe. None ubwo urumva ko ishimwe rikuru nta kiruta iki ku Mwami Yesu agukunda. Twebwe dushimira Imana kuko yaduhaye Yesu. Paulo mu rwandiko rwa mbere yandikiye Timoteyo igice cya 3 ku murongo wa 16 yaravuze ngo sugushidikanya ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikamamazwa mu isi, abamarayika bakayibona, ikongera igahabwa ikuzo igasubira mu ijuru. Kubera jewe Riyeri, ibyo ugomba kubitangira ituro ry'ishimwe, kuko byerekana urukundo Imana igukunda. Yasize icyubahiro yari ifite, yambara kamero k'umuntu. Yari yarabwiye Mose ngo nta wandebye mu maso ngo abeho, ariko kubera urukundo, Imigani 8:31 aravuga ibineza neza byayo byari kubana n'umuntu yaremye. Imana nisohoka ngo ijye muri parike, igisohokera mu iteraniro iri hano, inezezwa no kubana n'umuntu yaremye. Hanyuma rero yaravuze ngo nakora iki, nakwimaska nte kugira ngo negere umuntu mukoreho n'abankoreho. Irangije yambara umubiri, ihinduka umuntu, ihinduka umugaragu w'imbata, ivukira mu muvure. Ibyo nibyo bituma dutanga ituro ry'ishimwe, twaba twashonje, twaba twambaye Mwami Yesu, twaba tutambaye, twabonye amanota meza, twaba tutayabonye, bidutera gushima kuko twubaha Imana. Niba mubyumva muvuge ngo amen. Kwizera, murakumvise nibura muri make, birabujijwe kwizerera Imana mu bibone. Iyo ibikoze turavuga ngo ni wowe ubikoze, kuko nta umuntu ashobora guhabwa hano mu isi afite kode yitwa gakiza. Muririmbyi wa 90 mu ndirimbo z'agakiza ku gitero cya 4 yaravuze ngo muri iyi si uzuye umuruho n'amahane, icyo umuntu akeneye ngo ntahera akakibona. Ariko ku munsi mukuru twiringiye kuzabona ingororano yacu nziza. Ariko tukiri mu isi biva ku mavi. Iyo dupfukamye Imana irabiduha. Ibyiduha rero bitandukanye n'iby'abapagani kuko tubihabwa twabyingingiye. Munyumve ntago munyumvise. Ibintu byose mubona biri ku isi hano biriho kode y'ikinyoma. Urwandiko rwa Timoteyo igice cya 4 ku murongo wa 5 haravuga ngo bye ijambo ry'Imana no gusenga. Se muri kunyumva cyangwa murumva ari ibindi bintu bidasanzwe? Nyine hagomba kubaho ibindi, muzi hari ibindi mutazi. Amen. Iyo biduhaye rero twabyingingiye, munyumve neza, mwe kumvirana, turabishimira. Ariko ishimwe rikuru nuko yaduhaye Yesu Uwiteka himbaza. Gutuma. Iri jambo gutuma narihaye umutwe uvuga ngo mu kwizera harimo imbaraga ituma umuntu akura. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura. Kunyumva neza? Ijambo rya kabiri, imbaraga ituma umuntu wahamagawe akura. Imbaraga ituma umuntu wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwe akura.
reka tuvuge gato mu makuru ya Mose. Inkuru za Mose zigaragara mu gitabo cyo Kuva igice cya 2 uhereye ku murongo wa 1 ukamanuka hasi. Bibiliya iravuga ngo umugabo wo mu muryango wa Lewi ngo nuko arongora umukobwa wa Lewi, babyarana umwana w'umuhungu, ngo nyina murebye ngo abona n'umwana mwiza. Murabyibutse abaherukana na Bibiliya yuko Mose yavutse muri periode mbi. Hari itegeko muri Egiputa ryari ryatowe rivuga ko umuhungu w'umuheburayo avutse agomba kujugunywa hehe? Muri Nyabarongo. Nyabarongo niyo niri buriya. Ndabizi ko mubizi. Iryo tegeko ryatowe rikurikira irya mbere mu gice cya mbere uhereye ku murongo wa 15 havuga inkuru z'ababyaza babiri witwa Shifura na Puwa. Bari barize medicine, baba bahanga kugira ngo Egiputa iguha akazi nuko ibibona ko ufite ubwenge. Muri kunyumva neza? Kandi Imana ibakeneyemo izo mbaraga kugira ngo ibagende bashyire muri systeme z'isi zikomeye. Ariko mugomba kwegera Imana kugira ngo muhashwe mubashe guhabwa ubwo bwenge. Kandi ubwo ndahanuye. Basohotse bafite amanota, biriya ntivuga amagambo yose. Basohotse bafite amanota ya mbere, Egiputa irabatoranya ibagira ababyaza bo kuzajya babyaza abaheburayo kazi. Farawo arababwira ngo umuheburayo kazi nicara ku ntebe babyariraho akabyara umuhungu mujye mumuhotora, niko kazi tubahaye tuzabahemba. Ariko ngo abaheburayo bazirikanaga isezerano bari bafite ku munsi umwe Imana izabakura muri Egiputa ikabajyana. Hanyuma ngo ntibumbira Farawo. Ndagira ngo mwumve cyane umurimo mukorera hano uburyo ugoye. Bibiliya iravuga ngo Farawo aza kwitegereza abona abahungu bararushaho kuba benshi. Arabatumiza arabaza ngo niki gituma mutakoze akazi n'abahari. Bamusubizanya ubwenge bwinshi. Murumva ko bwa bwenge bw'Imana burakenewe. Baramubwira ngo abaheburayo kazi ni abanyembaraga si nk'abanyegiputa kazi. Umubyaza atarabageraho asanga bamaze kubyara. No mu gihe cyacu ntabwo twemererwa gukorera Farawo, kuko Umwami Yesu yaravuze ngo nimugera imbere y'intebe y'imanzi, imbere ya Farawo akababaza ibyo mukora, kujya dukora isi ntibyemera. Umwuka wera yambaraga yo mu gakiza, haleluya, azabaha ibyo muvuga abanyamahanga badashobora kuvuguruza. Duhereze Umwami icyubahiro. Byakozwe n'intumwa 4:19 muzahasanga Petero na Yohana bariho bamama ngo mwivuga Yesu nimureke. Baravuga ngo niba ari ibyo Imana niyo dukwiriye kumvira kuruta kumvira abantu, ariko byose bigakorwa neza kuko umwuka wera ntahangana. Icyakora duha ubwenge bwo kuba muri iyi si, Imana ihabwa icyubahiro. Uriho mwumva bijyamo? Haleluya. Mose rero yavutse muri iyo periode, kuko noneho abanyegiputa batoye irindi tegeko rivuga ngo noneho umwana w'umuhungu nazajya avuka, itegeko rivuga ko nyiri kumubyara azajya mwirohera. Mose rero avuka muri icyo gihe. Amaze kuvuka nyina ngabona n'umwana mwiza, ariko si ubundi bwiza nuko Imana yari mufiteho umugambi, no kuburiho nuko Imana yavuze ngo baho, ngo nuko amuhisha amezi 3. Arambiwe guhora amuhisha, ngo amubohera kato gapfundikiye mu ntamyi, ngo agahomesha ibumba n'ubushishi. Ibi byombi, ibumba n'ubushishi, nabyo bifite icyo bisobanuye imbaraga zikingiriza. Aka kato nako ndashaka kugatindaho. Aka kato gashushanya agakiza. Abakobwa muri hano n'abasore, agakiza ubundi umuntu yakakiriye aba ameze nk'umuntu usinya amasezerano y'intambara rwanda ku manywa na nijoro. Abapantekote bari hano barabizi. Iyo umuntu yakiriye agakiza aba yakiriye intambara. Muranyumvise neza? Aya magambo muyumve neza. Iyo mpamvu mubona abantu benshi gukizwa babiretse batanabishaka, nuko batinya iki? Intambara. Umwanditsi w'urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 12 ku murongo wa 28 yaravuze ngo ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa, ngo nicyo gituma dukwiriye gukomeza ubwo buntu, ngo kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka aho badashaka, tuyumvira kandi tuyitinya, kuko Imana ari umuriro ukongora. Impamvu z'intambara dufite, impamvu z'intambara ku mukristo, ni ukubera ko yakiriye ubwami. Iyo wakiriye ubwami ukwiriye kumenya ko bwakiriye mu bundi bwami bw'iyi si bufite ubuyoboye witwa Belizebuli ari we Satani, kandi nta mwami wareka abantu bamuvaho hatabayeho imirwano. Bivuze iki rero? Bivuze ngo iyo wakiriye agakiza
umuryango ugomba kukwanga. Umwami Yesu yarabivuze, aravuga ngo ntabwo nazanye amahoro, nazanye inkota. Ariyo jambo ry'Imana. Naje gutandukanya umukobwa nande na nyina, umuhungu na se, umukazana na nyirabukwe, ngo kuko uzakunda umwe muri abo kumundutisha ntakwiriye kuba uwanjye. Ariko kandi nubwo agakiza iyo tukwakiriye gatanga izi ntambara, niko karwana intambara bikarangira kayishoje. Imigani igice cya 16 umurongo wa 7 haravuga ngo imigenzereze y'umuntu yinejeje Uwiteka, haleluya, ituma abanzi be buzura nawe. Nabyo muzabisanga muri iki gitabo cyo. Rero aka kato yabohewe ni ukubera umugambi Imana yari imufiteho. Muzarebe umuntu wese Imana ifiteho umugambi, urugendo rwe ruba ritsitarago, ruba rurimo intambara, ariko Imana ibiri kumwe nawe ikamurinda, ikamurokoraho yagombaga gupfa. Hanyuma rero muri aka kato harimo imbaraga. Muririmbyi umwe yararibye aravuga ngo imibabaro yanjye yose niko ayizi, haleluya, ngo kandi ahindura iyo mibabaro kugira ngo anezeze. Nubwo agakiza katujyana mu mibabaro, ariko Imana ifite ubushobozi, mu gakiza harimo imbaraga zihindura imibabaro yacu kunezerwa. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo twishimira no mu makuba yacu, ngo kuko kubabazwa kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza. Menya rero ko mu gakiza nubwo harimo intambara, ariko harimo n'amahoro. Ikimenyetso cyerekana ko umuntu yakijijwe nuko yakira amahoro kandi akayakirira mu makuba Uwiteka himbazwa. Rero ubu bushishi n'iri bumba ni imbaraga zirinda. Mu kato mu gakiza habamo imbaraga zirinda umuntu Imana ihamagaye, kuko iyo hamagawe umuryango uhita uguha kwato. Gusa ntibyumvikana. Niba uvuga ko wakijijwe ukabona abo mwavukanye nta kibazo, urebe neza ako gakiza harimo ikibazo. Byanze bikunze iyo wakiriye agakiza hagomba kubaho intambara. Amen. Mose rero amaze gushyirwa mu kato, amushyira ku nkombe ya Nyabarongo, ariyo Nili, ahantu hari ibiziramire, ahantu hari ingona. Ariko kuko mu kato harimo imbaraga, mwibuka ikiganiro marayika Gabriel yagiranye na Mariya, Luka igice cya 1 ku murongo wa 34 na 35. Mariya yaravuze ngo byashoboka bite ko umuntu yaba mu gifunzo kirimo ingona? Byashoboka ko umuryango waguha kato? Ngubwo wakiriye agakiza ntituzakwishyirira minerivare ibyo bintu bikizemo. Byashoboka bite? Ariko marayika aramubwira ngo umwuka wera azakuzaho. Ndanezerewe. N'imbaraga zisumba byose, niryo jambo nashaka, zizagukingiririza aho hantu. Duhereze umwami icyubahiro. Mu yandi magambo, nkuko muzi ko ubwami bwo mu isi bugira ingabo n'imbaraga byo kurinda abaturage, ni nako n'Imana nayo ifite ingabo n'imbaraga byo kurinda abaturage b'ijuru. Ikibazo nuko amaso yawe abujijwe kubibona. Uzabaze Elisa azabikubwira. Turinzwe n'ingabo zikomeye, turindwa n'ingabo z'abamarayika, turindwa n'imbaraga z'umwuka wera. Kandi umwuka wera, haleluya, ntacyo adashobora guterura, nta kintu atagorora. Agateruwe n'umwuka wera ntikaremera. Duhereze Imana icyubahiro. Ntabwo ndibuze kugendera ku batabyumva. Ndiho ndasenga Imana ngo nibura Imana impa abantu 10 muri iri teraniro barahagije. Paulo yaravuze ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi uzabibwira abandi bantu bo kwizerwa, bazabiganiriza abandi. Uwiteka abaha umugisha, ariko nawe uhakikishe uburyo waboneka muri aba 10. Uwiteka aguha umugisha. Murumva biryoshye nkomeze? Amen. Mu kato harimo imbaraga zigushoboza kubaho ahantu hari ibyica kandi byisha abandi, ariko wowe ntupfe. Urabyumvise? Mu gakiza sawa harimo imbaraga z'umwuka wera zagushoboza kuba mu byica, ariko wowe ntupfe. Niko Yesu yavuze. Yaravuze ngo mbatumye nk'intama hagati y'iki y'amasega, ngo nimugende mugire ubwenge nk'inuma mutagira amahugu, mugire ubwenge nk'inzoka mwirinde uburyarya, mugire amakenga nk'inuma mutagira amahugu. Uwiteka himbazwa. Ibyo uzabishobora ute, nibiza kunanira, niba ufite umwuka wera n'igisirimu. Ibitanga itimanye tubishatse by'ukuri, tuyisenga n'umwete, dukora iby'imbabazi,
irashira irashira, dore iminsi irashira, dutabarubu twese twe gukererwa dutyo. Haleluya. Kandi mu gakiza, mu kato harimo imbaraga zakoresha n'utagombaga gukora. Tureba Mose ahawe akato, arakabohewe, ashyizwe mu gifunzo, ariko imbaraga zo mu kato nizo zagiye zisanga umukobwa wa Farawo, kuko umwuka wera ntawe umutangira. Ziramubwira ngo uyu munsi umanuke ujye kwihagirira muri Nyabarongo. Iki ni igitangaza. Vuga ngo izo ni imbaraga z'Imana. Ariko murafashwa, murumva mufashwa cyangwa? Gufata ni kimwe no gufashwa ni ikindi. Hanyuma araza aramanuka, amanurwa no kwiyuhagira no kwidumbaguza muri Nyabarongo. Ndebera umukobwa w'umwami kumanuka akajya muri Nyabarongo. Iki ni igitangaza mu maso y'Imana. Izo ni imbaraga z'iki? Zo mu kato, zo mu gakiza. Ahageze abona akato, imbaraga zimutera kugira amatsiko. Umwuka wera niwe udutera amatsiko. Itamatsiko mu mutima wanjye yo gucya ku munsi mwiza, Yesu ubwa zagaruka kunjyana mu rugo rwe rwo mu ijuru. Mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatirwa n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite, umwanzi Satani yangerageza, nkabona makuba menshi, nzi yuko mukiza jamba hafi, nge mwisunga mwihishemo. Mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatirwa n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite. Haleluya. Hanyuma aragapfundura, agapfunduye ngo abonamo umwana w'umuheburayo, aramumenya. Iki ni igitangaza, ntabwo yamuyobewe, aramumenya. Harimo ijambo rigaragaza yuko Imana itihisha, aho iri ntiyihisha, ikorera ku mugaragaro iyo bibaye ngombwa. Aramumenya ngo uwo mwana ararira. Iriya sembore yo kurira ishushanya gusenga. N'ubu turi hano dutaka. Sifa kwa Bwana. Tuba turi hano dutaka ku isi tubabaza, tuvuga ngo uzaza ryari? Uzaza ryari mucunguzi w'imebwa bwami budashira, ibyaremwe byose byishime, icyamuka sudatinze, umwami Yesu bwazaza, umwami Yesu bwazaza, umwami Yesu bwazaza, tuzamureba tunyurwe. Haleluya. Arangije aramumenya, aravuga ngo uyu ni umwana w'Abaheburayo. Hanyuma ngo mushiki we, urumva kagakiza gatuma abantu batugarukira, mushiki we Miriyamu yari ahagaze ahantu amwitegeye, araza aravuga ngo mbese sinagushakira, ndagira ngo mwumvire ijambo. Ntabwo natandukiriyeho ndahibuka. Gukura, imbaraga zituma umuntu akura. Mbese sinagushakira umuntu wo mu Baheburayo kazi, kugira ngo amukurerere, amukonkereze. Abantu bumva ko umwuka wera avuga, mutega amatwi mwumve. Imana umuntu ifiteho umugambi ntijya yemera ko yonka amashereka y'isi. Urabyumvise? Imana iguhe umugisha. Iriya ni operasiyo y'umwuka wera. Turya ibyo kurya bimanutse biva hehe? Mu ijuru. Nubwo turi mu butayu, Imana ifite ubushobozi bwo kutugaburira manu, kandi umunsi ukwirana na manu yawo. Duhereze Imana icyubahiro. Hanyuma ngo umukobwa wa Farawo aravuga ngo genda umunzanire, umunzanira munderere, nzajya muhemba. Muzi ubuhanuzi burimo aha? Mujya mwumva uko Imana ivuga? Harimo ubuhanuzi buvuga ngo nubwo Mose yacukijwe imburagihe akavanwa ku bibero bya nyina,
ariko mu kato, mu gakiza harimo imbaraga zifite ubushobozi bwo kumusubiza ku bibero bya nyina. Umva, nubwo mubona twambuwe agaciro, duhagazwe hejuru, tutagikora iby'abapantekote neza, tugeze ku rwego byoroshye gushyira mu bikorwa imyanzuro y'abanyabyaha, yego, ariko imbere hagato muri kano gakiza turimo, muri Kristo hari imbaraga Imana yakoreye muri we imaze kumuzura, zigiye kudusubiza ku bibero bya data, twongere twonke amashereka yo mu ijuru. Ariko Mana we, haleluya! Ntabwo ushobora gukura utonka amashereka y'iwanyu. Umwana iyo avutse agomba kurerwa, kandi akarererwa aho avuka. Aya magambo muyumve cyane. Aha niho dukura gukura, tukagera ku kigero cy'igihagararo cya Kristo. Ndashaka gutsika hano hantu. Impamvu mubona twanduye ingeso z'abanyamahanga, turi kuganira nk'abapantekote. Twanduye ingeso z'abanyamahanga mu myambarire, mu miririmbire, mu mirire, ni ukubera ko twakiriye ibyo kurya byo hanze. Ndabyisuka aya magambo nayavuze, Imigani 22:28, haravuga ngo ntugashingure imbago za kera, izo basogokuruza bashinze. Imbago ziberaho kuturinda kurengera no kurengerwa. Umwami Yesu yarabivuze muri Yohana 4:38, avuga ngo nabatumye gusaruraho mutabibye, abandi barakoze mwe mwazunguye umurimo wabo. Ukwiye kuba maso, ugasenga, ukegera bakubanjirije kugira ngo bakwereke imbago umenye aho utarenga. Impamvu rero mubona byivanze nuko twarenze imbago, hanyuma natwe turarengerwa, birivanga. Umwana urya mu mihana, ibyo mbabwira ni ibyambayeho. Nagize data na mama bakiriho bankubese inkoni nyinshi, banziza kurya mu mihana. Ibyo kurya byo mu mihana biraryoha. Ubwo se muri kubyumva cyangwa ntabwo mubyumva? Umwana urya mu mihana ntago arya iwabo, ataha bwije akadakagera hariya acisha hasi no hejuru, iyo ahumetse ahumeka nabi, kandi niko yandura ingeso. Mubyumvire mu mwuka. Ahura n'ikijumba cyokeje agashyiramo, yahura n'umusigati agashyiramo, yahura n'igisheke agashyiramo, yahura n'ibyo muri runonko agashyiramo, yahura na voka yihubuye injangwe yariyeho nayo agashyiramo. Ubwo ari iki? Arahumanye, kuko injangwe igira ubusabwe. Hanyuma rero ataha asa n'uhaza, ariko haza ibibi. Niyo mpamvu ibyo tubabwira benshi bibafasha nuko bidahura n'ubuzima, bidahura n'ibyo barya. Niyo mpamvu mbona abantu ntibanejejwe nabyo. Paulo yarabivuze ngo mu minsi y'imperuka ngo abantu ntabwo bazabita ku nyigisho nzima, bazita ku nyigisho z'ubuyobe n'abadayimoni. Amatwi yabo bazaba barya bashaka inyigisho zihuje n'irari ryabo. Ibyo byabayeho no mu isezerano rya kera. Mu Kubara 21:4 bese bahagurutse ku musozi wa Hori ngo bakikira. Reka mbabwire ko mu gakiza habamwe imbaraga zitubwira gukikira. Ugakikira ubusambanyi, ugakikira ubutinganyi, ugakikira kunywa inzoga, kuko ni amabwiriza n'amategeko birakurikizwa. Uko gukikira rero ubwo abapagani bahita bagera ku byo bashaka, twebwe Imana ikatubwira ngo nitubanze tujye kunyura hariya, ukarangiza ufite amanota meza, Imana ikakureka ukabanza ukamara imyaka 3 utarabona akazi, kitwa gukikira. Vuga ngo birashoboka. Iyo rero utabaye maso, wivovotera Imana. Ngo bivovotera Imana, bavuga Imana na Mose nabi. Imana ihamagara inzoka zirabarya abantu bafite ubusabwe, kuko ibitunga umuge. Bibiliya iravuga mu rwandiko ngira ngo rwa 2 rwa Petero, igice cya 1 ku murongo ngira wa 2, haravuga ngo imbaraga z'ubumana zatugabiye ibintu byose bihesha ubugingo, byose biri mu nzira Uwiteka ahabwa icyubahiro. Haleluya! Ntabwo ushobora gukura utarya iby'iwanyu. Mu magambo makeya, hari abantu muri mwebwe bakiriye izindi nyigisho. Pawulo ahugura Abagalatiya mu gice cya 1 ku murongo wa 6 yaravuze ngo ntangazwa n'ukuntu mwimuye vuba mutyo wabahamagariye guhabwa ubuntu mukajya ku bundi butumwa. Ngo ariko si ubundi, ngo ahubwo ni ikindi. Ngo ko hari abantu babahagarika imitima bagambiriye kugoreka ubutumwa bwiza. Aravuga ngo nihagira umuntu babwira ubutumwa butandukanye n'ubwo twababwiye, nubwo yabajye cyangwa marayika uvuye mu ijuru avumwe. Aravuga ngo nongeye kubivuga ngo avumwe. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Paulo yongera kubibwira aba Filipi igice cya 3 ku murongo wa 17, aravuga ngo ndabinginga kugira ngo mugere ikirenge mu cyanjye. Ngo ko hariho abandi bagenda ukundi, ngo ndababwira ndira nk'uko nababwiye yuko ari abanzi b'umusaraba. Imana yabo ninda, bahoza umutima ku by'isi. Ivuga butumwa ni iryinaha, bakundisha abantu isi, bavuga inda gusa, bavuga ibyinaha. Ngo amaherezo yabo bazarimbuka. Ageze ku murongo wa 20 aravuga ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru. Niho dutegereje ko Umukiza
azaturuka. Duhereze umwami icyubahiro. Inyigisho mwakira zituruka ahandi mukaba mutemera kurya ibyo kurya by'iwanyu ngo munyurwe nabyo, nibyo bitumye abantu barwara inzoka zo mu bugingo, babaye nka Barizirayi. Igitabo cya kabiri cya Samweli 19:32, Barizirayi w'umunyagaleyadi yari yaragiriye neza umwami Dawidi, yari yarahunze ahunga umuhungu we Abusalomo ngo akazajya amugemurira. Kari akazi gakomeye. Hanyuma umwami arazirikana kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, aramubwira ngo tujyane i Yerusalemu. Yerusalemu yacu ni mu ijuru, njye kugukirizayo. Ariko Barizirayi aravuga ngo nta mpamvu yo kurusha umwami, dore nk'ijuru 80 sinkiryoherwa n'indirimbo z'abagore n'iz'abagabo. Twara Kimuhamu abari uzagororerwa. Kimuhamu yigeze aba mu materaniro, Kimuhamu yigeze atanga icya 10, Kimuhamu yigeze yivuna ko kuba hano muri kino kigo ababyeyi barabatumye amanota, ntibigeze babatuma kuza gukizwa, babatumye amanota. Ariko kubera ko Imana ibakundira bahamagara kubifatanya byombi ntago byoroshye. None ku munota wa nyuma wari ugiye kwakira umusaruro w'ibyo wakoze, hanyuma utangije iby'umwuka usoresha iby'umubiri. Mwirinde mutazabura iby'imirimo mukora hano muri ino sepu, ahubwo muzabona ingororano itagabanije. Ibyo bizaturuka he? Uko mwemeye kugaburirwa neza ijambo ry'Imana. Biravanga ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Uwiteka, bigira umumaro wo kutwigisha, kuduhanira gukiranuka, kutwemeza iby'icyaha, kudutunganya, kugira ngo umuntu wabyawe n'ijambo ry'Imana abashyitse. Ukeneye kuba muri korari ushyitse, ukeneye guhagarara imbere y'abandi ushyitse. Ntabwo ushobora kugira impano yo guca bugufi utarabyawe ngo urerwe. Ubundi umuntu ufite icyubahiro ntabwo akigaragaza. Yesu mwami. Aho harimo ibindi kandi. Haleluya. Ariko tugwije abantu bashaka kugabura bataragaburiwe. Umuntu ashyirwa mu mazi mu gitondo agahita atanga umuhamagara ati mfite ijambo. Gute se utaragaburiwe? Gute? Hari umwana uvuga kuzura ingobyi. Narabibaganirije, nabwiye ko ubuzima bw'ubukristo buba mu bintu bitatu. Icya mbere ni ukuba mu buzima bw'ijambo ry'Imana, kugaburirwa ukagera ku kigero cy'igihagararo cya Kristo, hanyuma ugatangira kugaburira abandi. Kuko Imana ni ndera bakura, irabyara ikarera kandi igakuza igacutsa, ugahabwa misiyo. Inkingi ya kabiri twasanze ari ukwezwa. Imana ishaka kwezwa kwayo. Imana y'amahoro n'uyu munsi beze. Ubugingo bwanyu n'umwuka n'umubiri birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo Kristo azaba agarutse. Hanyuma icya gatatu ni ukuba mu buzima busenga. Ibyo narabibaganije sinshaka kubisubiramo, ariko kandi nanone murabyumvise. Aho rero niho dukura gukura, niho dukura gukura, tukava mu bwana tukava mu kwiriza. Ubundi mu bukristo habamo ibyiciro bitatu. Harimo abakristo b'impinja. Impinja umwana arangwa no kwiriza kandi uko sararira, abona imodoka iparitse hariya bakingura akabarakinguye akicara amati ni yanjye papayi we, ariko se koko niye? Se namubwira ngo ni yawe mwana wanjye, ariko se niye? Nuko ari umwana. Imana rero irarera igakuza. Urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 6:1 avuga ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu byo kwiriza mu bya mbere, tukigira imbere aho dutunganirizwa. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Tuzabikura he? Tuzabikura hano. Abagushinzwe uba ugomba kubakurikira ukabahanga amaso. Pawulo aravuze ngo mugere ikirenge mu cya, kuko nawe yakigeze mu cya. Kuko hanze hirya y'imbago mwami Yesu hari abandi bagenda ukundi. Imana yabo ninda, bafite ibindi, bahuza umutima ku by'isi. Imana ibaha umugisha. Tugiye gusenga. Ya magambo ndabona kuyarangiza bitoroshye, ariko reka nkore samari. Ijambo rya gatatu reka tuvuge Mose. Mose twamuvuze, ariko kandi reka tumuvugeho. Ubundi iyo tuvuze umukristo murahari, muracyahari? Iyo uvuze umukristo uhita wumva itorero. Ubundi ijambo itorero ni ijambo ry'ikinyarwanda rituruka mu ijambo ry'ikigiriki ryitwa eklesia. Eklesia ririmo amagambo abiri. Ijambo rya mbere ni eki, irindi ni kaleo, bivuze gutoranywa cyangwa guhamagarwa no gutandukanya. Aha, twagiye. Nuko Imana ikora, igira gutya igahamagara umudage. Wa mudage ngwino hano, yihute kandi. Igahamagara umusuwedi, nawe ngwino. Igahamagara umurundi, muze se. Igahamagara umushinwa, ngwino wa mushinwa we. Igahamagara umugande, ngwino wa mugande, wihute gira hariya. Ikihuta igahita ihamagara umukongomani, yewe wa mukongomani we ngwino hano. Banguka, jya wihuta se.
nta munyamerika uri aha ngaha ra ngwino wa munyamerika we ubu hano nta murusiya uhari, ndamubonye we, mbonye umurusiya, wowe turi kurebana, ngwino wa murusiya we, oya nguwo w'imisatsi, ngwino wa murusiya we. Aha, nimukora uruziga rero sasa, kora uruziga. Wabibonye aba ngaba rero Imana ihamagaye, ntibikibita abarusiya, ntibikibita abakongomani, yego, ntibikibita abadage, ntibikibita abarundi, bitwa itorero. Nimusubire mu myanya wanyu. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso, igice cyaho cya mbere ku murongo wa 22, Imana imaze kuzura Yesu Kristo, imushyize hejuru y'ubwami bwose n'imbaraga zose n'ubushobozi bwose, ngo yamuhaye izina risumba amazina yose, yego, imushyira hejuru y'amazina y'amanyacyubahiro yo muri kino gihe n'ikizaza nacyo. Birangije imuha itorero. Umurongo wa 22, imuha itorero kugira ngo itorero ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Haleluya, sifa kwa Bwana. Mose, uyu ni umukristo mu ijuru iyo barebye mu isi ntabwo bareba umudage, ntibareba umunyamerika, bareba amoko abiri, bareba umukristo n'umupagani. Mwabyumvise? Ubwo rero niba ugifite bya bindi ntabwo urakizwa, ntabwo urahamagarwa. Twihute, ijambo rya 4, Bibiliya yavuze ngo yemera kurengananywa n'ubwoko bw'Imana. Kurengananywa n'ubwoko bw'Imana. Mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse, igice cyaho cya 4 ku murongo wa 19, aravuga ngo abababazwa nk'uko Imana ibishaka nibabitse umuremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo. Ntabwo ari igitangaza ko abanyetorero bababazwa. Ku murongo wa 12 yaravuze ngo mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza ari hagati yanyu, ngo mumere nk'abantu bagushije ishyano, kuko niba mubabazwa muzira ko muri abakristo murahirwa, umwuka w'ubwiza bakuri mwebwe. Ariko mwirinde hatagira umuntu ubabazwa azira kuba kazitereyemo n'indi nabi yose. Haleluya. Aravuga ngo kandi urubanza rw'abisi rurasohoye, rubanjirije kuri twebwe ab'inzu y'Imana. Aravuga ngo biraruhije ko umukiranutsi akizwa. Niba biruhije ko umukiranutsi akizwa, utumvira ubutumwa bwiza, umupagani n'umunyabyaha bazabahe. Umurongo wa 19 ngo abababazwa nk'uko Imana ibishaka, babitse umuremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo, bagumye bakore neza. Ntabwo ushobora kwemera guhitamo kuva mu byubahiro by'isi ngo umanuke ugende ujye kurengananywa n'ubwoko bw'Imana. Uburega n'itorero riri mu karengane. Se muri kunyumva? Ntabwo wakwemera kuba umukristo udafite ihishurirwa, utarahamagawe. Ntabwo wakwemera kuba umugaragu w'abandi utarahamagawe. Yemera kurengananywa n'ubwoko bw'Imana, ngabirutisha ubutunzi abanyegiputa babitse bwose. Yesu ashimwe. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Ntago umuntu ashobora kwemera kurenganywa hatari ibindi bintu yabonye. Ubu namwe ubwanyu aya mashuri muriho mwiga murabizi ko bigoye. Umusinzira gakeya kuko muri kukosi kugira ngo muzagira amanota meza. Mwiga mubabaye. Ni ikihe gituma mubikora? Nuko mutegereje kuzabona impamyabumenyi. Bisaba kwitanga rero. Icyatumye rero Mose nawe afata umwanzuro wo gusiga ubwami. Iyo Bibiliya ivuze ngo ubutunzi bwa Egiputa ni amatoni n'amatoni by'amazahabu byari bishyinguye mu mva muri Egiputa, byari kuzaragwa Mose nk'umuhungu w'umukobwa wande wa Farawo. Ariko ko tubonye ko Imana yanze ko yonka amashereka ya Egiputa, hanyuma ikamujyana ku bibero bya nyina ngo yonka amashereka y'iwabo, ibyo byatumye akura. Bakamubwira ngo nubwo ufite nationality ya Egiputa ariko igihe kizagera Imana idukura ino. Yego? Baramubwira ngo nubwo uri muri Egiputa ariko nturi umunyegiputa. Ngibyo biza gutuma uko yagaburiwe, yarezwe, yonsa amashereka y'iwabo, byamuhesheje kugira amaso areba, bimuhesha kugira amatwi asibutse. Umunsi umwe ngo ararota, abona umudugudu wo mu ijuru wubatse ku nkike. Imana ishimwe cyane. Arangije mu gitondo arabizinga, ahita ava kwa Farawo, aragenda ajya kurengananywa n'ubwoko bw'Imana, ajya gukora uburetwa, ajya kubabazwa. Kandi mufite insanganyamatsiko nziza,
kino gihe turimo narabibaganirije ngira ngo ubwo mperuka ndababwira ngo iyi Bibiliya irangwa n'ibihe 9. Iki gihe turimo cya gatandatu cy'abanyamahanga cy'ubuntu, nubwo bakigisha mu buryo butari bwo, igihe cy'ubuyobozi bw'Imana mu buryo bw'umwuka, ntabwo ari igihe cy'icyubahiro kuri twebwe, kuko ni igihe Imana yahishe. Yesu yaravuze ngo ndagushimiye kuba bihisha abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abana bato. Twebwe rero tujye dushimira Imana ko yaduhishuriye Yesu. Haleluya. Yohana ku kirwa Patimo abonye uburyo Yesu ameze n'icyubahiro afite, uko yamubonye bitandukanye nuko yari yaramubonye, yaragarutse yandika urwandiko rwe rwa mbere igice cya 3 umurongo wa 2 avuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ngo ariko uko tuzasa icyubahiro dufite, haleluya, ntabwo kirerekanwa. Ntabwo kino gihe nitugaragara, isi iramutse imenya ubwami tuzajyamo, ikamenya agaciro dufite, yose yakizwa. Ariko Imana niko yabishatse, kuko Imana igira ubwigenge n'ubudahangarwa, ibihishurira wowe, iraguhamagara, ubukwiriye kubitangira ituro ry'ishimwe, ibihishurira mukobwa iramuzana. Imana ishimwe kuko ariko yabishatse, Uwiteka nahabwa icyubahiro. Hanyuma rero Yesu niyerekanwa mu gihe cyacu, natwe tuzerekanwa. Bibiliya yavuze ngo umuntu ufite ibyo byiringiro nace bugufi, nawe umugaragu w'abandi. Ubwo mwabyumvise noneho, kubimenya ni kwiza, kuko ushobora byose akurinda kandi ukimwizeye. Haleluya. Kubimenya ni kwiza rwose, nduwa Yesu sinshidikanya, ushobora byose arandinda, ntimwizeye nta wamunyaga. Yambwiye ko du munyabyaha, ndihana ndize narangiza, nibyo ndirimba nibyo mvuga, shima umukizu udasiba. Haleluya. Si igitangaza ko ugeragezwa niba uri umukristo, kuko kugeragezwa k'umukristo, haleluya, bikwiriye kumushimisha. Yakobo yarabivuze mu rwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya 1 ku murongo wa 2, yaravuze ngo mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumu nibagerageza bitari bimwe, umenye ko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusoza umurimo wako, mubone gutungana mushyitse hatabuzeho na gato. Haleluya. Tugeze kuri indi jambo rivuga kwihangana. Ubundi kwihangana ni ugukubitanwa ubushobozi, nicyo bivuze. Kwihangana niko kwaguca bugufi, ni ugukubitanwa ubushobozi. Ni ukuba umuntu ufite ubushobozi kuri we yagukubita urushyi ukisekera, nicyo bisobanuye, nicyo bivuze. Nta kujya kure kundi. Bibiliya iravuga muri Yakobo 1:12 ngo hahirwa umuntu wihangana, akihanganira ibimugera, nguko namara kwe azambikwa ikamba ry'ubugingo. Hari aho Bibiliya ivuga ngo ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, igihe nikigera azatabara abageragezwa bose, ariko kubwe. Urwandiko rwa 2 rwa Petero 2:9 haravuga ngo umwami Imana izi gukiza abayubaha mu bibagerageza, ariko ikarindirira abakiranirwa ngo bagere ku munsi w'amateka bahanwe. Ubu abakristo muri kino gihe itorero rirarenganywa, rirababazwa, riri mu mubabaro w'isi. Haleluya. Ariko ikindi gihe Uwiteka azabihindura, tuvanwe mu mibabaro nabo bajye mu mubabaro. Iyo ni eschatologicale. Iki gihe cya 6 nikirangira, aricyo gihe cy'abanyamahanga, itorero nirivanwa mu isi, hazaza igihe cya 7 cy'umubabaro. Mujya mutinya ikintu Bibiliya ivuga ngo kizaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho kuva amahanga yabereyeho. Daniel 12 umurongo wa 1. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike 4:18 aravuga ngo mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Ubwo ngifite kubabazwa mu isi, mu ijuru nta mubabaro n'urupfu, nagura amarira izava nawe mubabaro, Imana iza nagura amarira izava na mubabaro.
kwihangana ni ugukubitanwa ubushobozi. Yesu baraje bamusanze mu gashyamba baje kumufata, arababaza ngo ninde mushaka, ngo turashaka Yesu. Aravuga ngo mwamubonye. Akivuga ngo bahita bikubita hasi. Biriya byari ukwerekana ko Yesu afite ubushobozi. Petero we azana kurwanisha iki? Inkota. Yesu anamubwira ngo sigaho, agusubiza anamubwira ngo mbese utekereza ko twaje kurwana urw'umubiri? Umuntu uca bugufi, umugaragu w'abandi ntarwanisha umubiri. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo mu mubiri ntitwabishobora, ariko mu mwuka dushobozwa na Kristo duha iki? Niyo mpamvu Paulo yavuze mu rwandiko yandikiye Abagalatiya igice cya 2 ku murongo wa 20 avuga ngo ndiho ariko si jyewe uriho, ngo ahubwo Kristo ni uriho muri jye, ngo kuko ibyo nkora byose mbikoreshwa, ntabwo ari jye mbyikoresha, mbikoreshwa no kwizera uwo wamfiri. Mu yandi magambo, turi abantu bapfuye, ntabwo turemererwa. Umuntu wapfuye ntaremererwa, twapfuye kuri kamere. Niyo mpamvu iyo bagukubise urushyi baba bakubise umupfu. Niyo mpamvu mubona ikimenyetso cy'imisaraba ku rusengero bivuze ngo abantu binjira aha bose ni abapfuye, ni abitabye Imana kandi ari bazima. Niyo mpamvu Paulo yavuze mu rwandiko rwa mbere yandikiye, rwa kabiri yandikiye Abakorinto 4:10 aravuga ngo tugenda n'iteka urupfu rwa Kristo mu mibiri yacu kugira ngo ubugingo bwa Yesu bwerekanirwe muri iyi mibiri izapfa. Ku murongo wa 7 aravuga ngo dufite ubutunzi ariko bubitse mu nzabya zibumba, ariko byabayeho kugira ngo imbaraga z'Imana zigaragare ko ari zishobora byose bidaturutse ku mbaraga zacu. Duhereze umwana icyubahiro. Haleluya. Tugiye gusenga. Kwihangana no gukubitanwa ubushobozi, icyo nicyo gisobanuro cyo kuba umugaragu. Stefano bamuteye amabuye, areba mu ijuru, arabasabira ati ubababarire. Ibyo bakora ntago babi kandi afite ubushobozi. Imana ibaho umugisha. Nari mvuze ngo Uwiteka abaho umugisha. Ijambo rya nyuma, impamvu y'ibyo byose nuko dutumbera ingororano. Ijambo ryabivuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, hahirwa umuntu wambuwe icyubahiro, waretse icyubahiro. Paulo yaravuze ngo ibyarindamu yanjye nabihinduye igihombo, mbitekereza nk'amase kubwo ubutunzi butagira akagero. Murabizi ko Paulo yabanje kuba umuntu w'umunyacyubahiro abigendera, ariko umunsi umwe Imana imuhamagaye abonye umucyo mwinshi. Ni indirimbo twaririmbye yavuze ngo umucyo winjiye mu mutima wanjye kuva ubwo naretse kuzerera. Haleluya. Ngo kubwo ubutunzi butagira akagero aribwo kumenya Kristo. Ni ingororano dutumbereye. Nongere mvuge ngo umuntu uri muri iri teraniro abaye atazajya mu ijuru, cyari kuruta nuko yari kuzaba ataramenye iby'iyi nzira. Yewe waje muri iri teraniro, yaba umusangwa cyangwa umushyitsi, ukaba wumvise aya magambo, ubaye utazajya mu ijuru, cyari kuruta nuko wari kuzaba utaramenye iby'iyi nzira, cyari kuruta nuko wari kuzaba utaravutse. Uko niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Nitwizera tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru. Tugiye gusengana Imana. Insanganyamatsiko gene mfite nivuga ngo umuntu utizera ntibishoboka ko anezeza iki Imana. Mubike imitwe yanyu, tugiye gusenga. Sigaranye umunota umwe. Ijambo ry'Imana ryo rifite imbaraga, nta bindi byinshi dushaka kuvugaho hano. Twavuze amagambo 7. Ijambo rya mbere twanatinzeho cyane ni ijambo rivuga ngo kwizera. Birabujijwe kwizerera Imana mu biboneka. Ugomba kwizera Imana nk'Imana yo yonyine. Hanyuma ijambo rya kabiri twasanze ko kwizera Mose yari afite ariko kwamuhesheje imbaraga zituma asiga icyubahiro yari kuzahabwa, yemera kurengananywa n'ubwoko bw'Imana. Hanyuma twasanze Mose ashushanya umukristo, kandi niho twabonye itorero. Hanyuma ijambo rya kane twasanze ari ijambo ryitwa kwanga icyubahiro, kwemera kujya mu mubabaro. Ntushobora kwanga icyubahiro cy'iyi si utarahishuriwe ikindi cyubahiro cyo mu ijuru. Ijambo rya gatanu, sifa kwa Bwana, kurengananywa n'ubwoko bw'Imana. Ibyo bisobanuye ibigeragezo. Twabonye ko atari igitangaza kuba umukristo yageragezwa. Ba Daniyeli bageze i Babuloni barageragejwe, bashyizwe mu rwobo rw'intare barenganywa, ariko Imana ibakuramo. Ba Mishayeli, Azariya na Ananiya banyujijwe mu muriro, ariko Imana ibakuramo. Mumenye ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gitumu nibibagerageza, nimugubwa gitumu n'intambara, nimuhura n'ibikwazo, ariko ibyo bikwazo bikaba bije bibaziza yuko mwakiriye Kristo. Murahirwa kuko biragaragaza ko munywera ku gikombe Kristo yanywereyeho
kandi uko kunywera ku gikombe niko umuririmbyi wa 435 yaririmbye avuga ngo muze mwese abakijijwe abazinutswe iby'isi mwikorera umusaraba niwo utuneshereza, ngo umusaraba niwo bendera yacu twebwe abakijijwe. Iyo tubabazwa tuba tuzamuye ibendera yacu yo kunesha, niho Yesu aturebera. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu yaravuze ngo umuntu utikorera uwo musaraba we ngo ankurikire, umuntu utemera kurenganywa ku bwanjye ngo ankurikire ntakwiriye kuba umwigishwa wanjye. Haleluya. Ijambo rya 6 twasanze ko muri uwo mubabaro usabwa kwihangana. Mureke mumenye ko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutunganywa mushitse nkuko izahabu itunganirizwa mu ruganda. Nako natwe tugomba kunyuraho. Yobu yaravuze ngo izi nzira nyuramo nimara kuntunganya nzavamo meze nk'izahabu. Haleluya. Uyu munsi urayishaka ntuyibone, wayishakira ibumoso ukayibura, wayishakira mu buryo, wayishakira imbere ukayibura, ikakwisha mu kuboko kwayo kw'iburyo. Haleluya. Ariko izi nzira unyuramo nubwo uyu munsi bidakunda, haleluya, ariko humura uzavamo. Hindukira mugenzi wawe mubwire ngo uzavamo. Haleluya. Umeze nk'izahabu kandi ibyo bizaguhesha ingororano. Ari amagambo ntavuze muzayasome. Ingororano zigaragara mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3 here ku murongo wa 10 kugeza 15. Paulo yaravuze ngo kubw'ubuntu nahawe nijye mwubakisha mukuru w'ubwenge washyizeho urufatiro undi yubakaho, ko nta rundi rufatiro rukwiye gushyirwaho usibye rwashyizweho ari rwo Kristo, ngo buri muntu wese yirinde uko yubaka. Haleluya. Hari abubakisha izahabu nziza, abandi bubakisha amabuye y'igiciro, abandi bubakisha ifeza, ariko hari abandi bubakisha ibiti, bakubakisha ibikenyere n'ibyatsi. Aravuga ngo iyo mirimo mu bice bibiri. Ibi turumva ko bigerageza gukomera ariko birashya. Ibikenyeri nabyo birarusha ibyatsi gukomera ariko birashya, hari n'abajugunyaho ibyatsi. Ariko umva, ijambo riravuze ngo umurimo umuntu yubatse kuri no shansiye, igihe nikigera itorero rizamuwe rigeze mu kirere mu cyumba cya mbere rizamaramo imyaka 3, tuzaba turi kumwe na Kristo, tuzaba turi kumwe n'umwuka wera nka marene twabanye hano ku isi. Haleluya. Hanyuma tuzapimwa. Imirimo yose wakoze izanyuzwa mu maso ya Yesu. Amaso ya Yesu icyo gihe azaba ameze nk'ibirimi by'umuriro. Uwo wakoranye urukundo uzahaca, utakoranye urukundo kugira ngo bakurebe. Ibyo mukora byose mukwiye kubikora mubivanye ku mutima nk'abakora shobuja mukuru, mudakorera abantu. Kwera abantu uyu munsi bakora kugira ngo abantu babarebe. Izapimwa rero. Umurimo w'umuntu nuguma hazabona inyungu, ingororano, ariko nusha azabura inyungu ngo amere nk'ukuwe mu muriro. Mukwiriye kumenya ko haleluya ibyo dukora bizahabwa ingororano. Tugiye gusengana Imana. Utizera bishoboka ko anezeza Imana. Reka mbabwire, ntabwo twirirwa tujya kuvuga ngo watsinzwe n'ijambo ry'Imana. Komanda w'ibyaha n'ukutizera. Bibiliya iravuga ngo umugabane w'abatizera n'abanyabwoba. Iyo utizera ugufite ubwoba. Umugabane w'abatizera n'abanyabwoba ni mu nyanja y'umuriro n'amazuba. Ikimenyetso cyerekana ko utizera n'ubwoba ufite. Ikimenyetso cyerekana ko utizera na amahoro udafite. Hanyuma rero ibyaha byose mubona ari ibikomeye ari n'ibidakomeye byose bikorerwa mu kutizera. Ariko iyo twizeye turatinyuka. Sifa kwa Bwana. Hanyuma ndumva nababwira ngo mwese muhaguruke dusengane Imana. Mwese muhaguruke dusengane Imana. Tugiye kubwira Imana ngo Mana utubabarire. Yego kutizera. Bivuze ngo Imana imbabarire kutizera. Ntabwo ndi hano kugira ngo nguhamagara uzunyereke yuko waje. Icyakora umuntu uri muri literaniro utari wabatizwa mu mazi menshi akaba ataratangira kwiga inyigisho z'umubatizo, wowe ndamuhamagara niba hari nazamura ikiganza. Kubw'imbabazi z'Imana ndaguhendahendera muri Kristo, nguze nawe Yesu akugirire neza, wakira amahoro nkayo twakiriye nawe, kandi Yesu naza azakujyana. Niba uri muri literaniro utarabatizwa mu mazi menshi, utaratangira kwiga inyigisho z'umubatizo, Yesu araguhamagaye ngo ngwino. Ko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nta bushobozi ufite. Umuntu utarakiriye Yesu nta bushobozi agira. Umuntu utarabyawe n'ijambo ry'Imana ntakomera. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo ibisigaye mukomerere hehe? Mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Kuko muri Kristo harimo imbaraga Imana yakoreye muri we imaze kumuzura. Izo rero zikorera mu bantu bose bamwemeye. Iyo umwakiriye ubuhawe imbaraga. Wowe rero nta mbaraga ufite. Hanyuma wowe niba uhari zamura ikiganza kudufashe gusenga. Imana iguhishe. Niba uhari uri hano utarabatizwa mu mazi menshi, uri hano utaratangira kwiga inyigisho z'umubatizo, nuko natwe twaje. Niba uhari zamura ikiganza. Niba ntawe uhari
twese tugiye guca bugufi mu buryo bwo guhagurukira imbere y'Imana, bwira Imana ngo Mana utubabarire kutizera. None se bagenzi wagize ngo byababera byiza, ikimenyetso cy'uko utarashika nuko Imana itaraguhamagara. Imana itaraguhamagara nuko utarashyitsa, utaranashyika, utaratunganywa, izakwishyira nta kizinga nta n'umunkanyari. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Reka rero bakire umuyobozi w'umuryango, siko mwavuze, aze basengera Imana. Namwe kandi muraba musenga ahantu hari icyuho muri wowe urahazi. Twabibonye ko umuntu adashobora kuba umugaragu w'abandi ngo ace bugufi. Guca bugufi ni impano Imana itanga binyuze aha, binyuze kuko wahamagawe, wabyewe n'ijambo ry'Imana, binyuze kuko wizera Imana, utayizereye mu biboneka. Ibyo byose ugomba kubinyuramo. Hanyuma namara kubasengera nanjye ndasengana namwe umunota umwe. Turagushimiye Mwami Yesu, urera kandi urakiranuka, izina ryawe ni iryera, kandi Mwami ngo n'abakwiriye kugusenga nabo bakwiriye kubabera. Twize amagambo Mwami, ushimye ko uyu munsi tuyumva. Turifuza cyane yuko Mwami aba muri twebwe, kandi Mwami turifuza cyane yuko dukura kugira ngo Mwami uzatwishyire nta kizinga kituriho. Turifuza cyane gukomeza kubana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Turifuza kuba mu ijambo ryawe, kandi umuhati wawe nube muri twebwe, kandi Mwami umwigisha wawe nawe ukomeze kumugirira neza. Reka Mwami ukomeze kumwagura. Reka Mwami natwe twese imitima yacu Mwami, reka Mwami nuyihe kuca bugufi. Mwami nuyihe Mwami gutirindira isezerano. Nuyihe Mwami kugira ngo ujye kumbura kwezwa mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mwami, reka tubabagaragu ko Mwami twamaze gukura, ko Mwami twamaze kubyumva, ko Mwami twamaze kubana nawe, tukabasha kugira ubusabane nawe. Twemerere Mwami ubusabane bwacu Mwami bwaguke Mwami, tujye twumva ari wowe duhanze amaso, tujye twumva ari wowe Mwami dutekereza, twibwira iby'amanywa na nijoro, tugenda dukora twiga. Reka Mwami neza yawe n'urukundo rwawe, reka Mwami bijye biba muri twebwe, tubashe kugendana nawe. Tugirire neza Mwami, ukomeze kutugirira neza. Ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bikomeze kubana natwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo turakoze. Amen.